jewe uko shaka ahubwo yuko ushaka. Imana yamanuye support, bimanuye imbaraga, ahabwa imbaraga. Bibiliya tubwira ngo iki? Agaruka mu budahangarwa, agaruka mu mbaraga. Tube maso dusenge kugira ngo tugire imbaraga zo kunesha. Tube maso dusenge kugira ngo tutagwa mu monsa. Tube maso, Imana itugire neza. Niho Yesu yahise ababwira ngo noneho mwisinzirire, koko namaze kubona imbaraga. Mu bihe byo gusenga Imana twakura imbaraga zo kunesha. Haleluya. Imana itugire neza kandi Imana idufashe ahakura imbaraga zo kunesha. Nibwo Yesu yabashije kunesha, nibwo Yesu yabashije kunesha. Baraza baramufata ngo amufate. Petero arwana urugamba rw'umubiri rw'abanyamubiri bose, bumva yuko bo ugukubisa urushyi abanyamubiri umusubiza urundi rushyi, ukuvuze umuvuge, ukurwanije umurwanye. Nibyo ngibyo by'abanyamubiri. Bibiliya rero itubwira ngo iki? Ngo Petero ahita afata inkota. Mwene abo rero baba bakigendana n'inkota, ahita aca ugutwi. Yesu umunyamwuka afata ugutwi agusubizaho wahawe imbaraga. Aramubwira ngo Petero we, ngo uru rugamba ntabwo ari urw'abanyamubiri, urugamba rw'umwuka ntabwo rurwanishwa umubiri. Petero abona yuko urugamba atari urwo ngurwo. Bafata Yesu. Bibiliya iratubwira ngo Ndashima Imana impaye kano kanya ko kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Munyemerere tubanze dusenge tubone kuganira ijambo ry'Imana. Bana mu izina rya Yesu turagushimye cyane kuko uri Imana yacu yo kwizerwa. Turagushimye kuko duhaye kano kanya ko kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Ijambo ryawe niryo rijya ritukiza ibyaha, ijambo ryawe niryo ritumara umubabaro, ijambo ryawe niryo ridusubizamo ibyifuzo byacu bigasubirizwa mu ijambo ryawe, rikiza abarwayi rigahumura impumyi. Ijambo ryawe ryaratuzuye ritugira abazima muri wowe. Turasengeye ugiye kumva ijambo ryawe, ariboneremo imbaraga, ariboneremo gusubizwa, ariboneremo kwaguka. Ijambo ryawe rimugiremo ububasha n'ubushobozi, kuko ijambo ryawe ari itabaza ry'ibirenge byacu. Urakoze Mana, fasha abazaryumva, fasha nanjye ugiye kuvugira muri kano kanya, mu izina rya Yesu, amen. Amazina yanjye nitwa Pasiteri Mugabo Alegisi. Nkabashimye Imana kuko ngiriye icyizere cyo kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera. Imana ihabwe icyubahiro. Munyemerere tusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Matayo, ibice byaho ni 26. Turasoma n'umurongo waho wa 36. Dusome mu izina rya Yesu. Maze Yesu agerana nabo ahitwa Igetsemani, abwira abigishwa be ati, nimube mwicaye aha nigire hariya senge. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane, maze arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi cyane kenda kunyica. Mugume hano mubane maso nanjye. Yigira imbere ho hato, arunama arasenga ati, Data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko jewe shaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Agaruka aho abigishwa bari, asanga barasinziriye. Abaza Petero ati, harya nimubashije kubana amaso nanjye isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mumoshya. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufite intege nke. Yongera kugenda ubwa kabiri, arasenga ati, Data niba bishoboka ko iki kindenga, ngo keretse nyinwereyeho, ibyo ushaka aba ari byo biba. Yongeye kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye. Imana itugiriye neza kandi Imana idufashe. N'aya magambo tugiye kuganira Imana yashyize ku mutima wanjye muri iyi minsi,
ni ijambo Imana yamaye kugira ngo tuganire, ririmo isanganyamatsiko ivuga ngo kubana na Yesu maso umwanya mutoya, kubana na Yesu umwanya mutoya, kubana na Yesu umwanya mutoya, tubanye maso. Imana itugirire neza kandi Imana idufasha. Tumaze gusoma aya magambo, umwami Yesu muri misiyo ye arimo asoza urugendo, arimo asoza icyamuzanye, arimo asoza misiyo yiwe, yari amaze imyaka 33 ari kumwe n'abigishwa. Muri iyo myaka yakozemo ibitangaza bitandukanye, yakijije abarwayi, yirukanye abadayimoni, yazuye abapfuye, yakoze ibintu bikomeye cyane 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 cyane. Arangije misiyo ye kutari ishingiye aho ngaho, misiyo yiwe, umugambi w'Imana, intego yiwe kwari kugira ngo ajye ku musaraba aducungure, adukize. Muri iyo minsi abonye icyo gihe kigeze, abonye iyo minsi igeze, ahamagara abantu bo kwizerwa. Muri iryo joro rya nyuma ahamagara abantu bo kwizerwa b'intwari atoranije mu bandi bagera kuri 3. Ahamagara Petero, ahamagara Yohana, ahamagara na Yakobo. Arababwira ngo nimuze tuzamuke tujye gusenga. Abatarura abandi barazamuka bajya ku musozi. Intego ari imwe gusa, ni ugusenga. Imana itugirire neza kandi Imana idufasha. Barazamuka bageze ku musozi, barangije Yesu arababwira ngo mube maso musenge, kuko umubiri urakunze, ariko umutima urakunze, ariko umubiri ufite intege nke, ntabwo byemera. Imana itugirire neza cyane. Yesu Bibiliya iratubwira ngo yigira imbere ho gatoya, abasiga aho ngaho. Amaze kubasiga aho ngaho, ngo abasiga aho ngaho, yigiye imbere ho gatoya, arasenga, yinginga Imana, asenga, arimo gusenga ngo Imana imuhe. Hari ibintu bibiri arimo gusengera. Icya mbere, yarimo asenga ngo icyo gikombe kimurenge, icyo gikombe gikurweho. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bidakunze data bikaba ari ngombwa ko nyinyweraho, noneho unyongerera imbaraga mbashe kunesha. Nibyo byari ibyifuzo bibiri. Agarutse hahandi asanga ba bandi basinziriye, Petero, Yohana na Yakobo basinziriye. Imana itugirire neza kandi Imana idufasha. Bananirwa kubana na Yesu umwanya muto, bananirwa kubana na Yesu umwanya mutoya yari abasabye. Imana itugirire neza. Yesu arabakangura, arababwira ati munaniwe kubana amaso nanjye umwanya mutoya. Bene data bakirisitu, nshuti z'Imana, bana b'Imana, bakirisitu bene data, Imana irimo irashaka ko tubana amaso muri kino gihe. Yesu arimo arashaka ko tubana amaso. Hari ibitotsi byinshi bisinzirije abantu benshi barasinziriye mu buryo bukomeye, basinziriye muri iyi si, wagira ngo bagezeyo, ariko turacyari mu isi dufashije mu ntambara, turi mu rugendo, ntabwo dukwiriye gusinzira kandi turimo tugenda. Imana irashaka ko tudasinzira, tukabana na Yesu irashaka umwanya mutoya. Aha ngaha Yesu yakoresheje isaha imwe. Umwanya mutoya uratunaniye. Umwanya mutoya wawe ni uwuhe? Umwanya mutoya wawe ni uyu nguyu mfite kano kanya. Aka kanya mfite niko kanjye. Mu kanya mvuye hano sinzi nimba ari akanjye, kuko nshobora guhura na sida nkaba ndatashye, nshoboye guhura n'iki. Umwanya ufite ni uyu nguyu. Ejo sahawe tuzaba twabanye mu kanya gatoya, tukajya tukumva baravuye muri uru rugendo, tukabajyana za Rusororo n'ahandi. Umwanya mutoya ni uyu nguyu. Abigishwa ntabwo bari bazi ko bagikomezanyije na Yesu, ariko umwanya mutoya wari wageze wo kubatandukana na Yesu. Yesu arashaka ko mubana umwanya mutoya. Imana itugirire neza. Mwene data, mushiki wanjye, nawe uwo ari we wese wumva ubutumwa, Yesu aragushakaho kubana nawe maso umwanya muto. Turaza kuvuga ibintu bisinzirije
bisinzirije abantu turaza kubivuga. Imana tugire neza kandi Imana idufasha. Arabakangura ati munaniwe kubana amaso nanjye, abantu tunaniwe kuba amaso. Undi bayise ngo ni amahera hazashira. Niki kigusinzirije? Niki n'icyubahiro se kijya kirangira? Hari abakigize kirarangira. Ni amashuri se, amashuri nayo niyo tubajyanye umuntu urusororo ntabwo diporome ayijyana, birangirira aho ngaho. Niki kigusinzirije? Ko hari igihugu cyiza duteganirijwe tutarageramo, kudakwiriye gusinzira. Mukanguke, Imana irashaka ko tubana amaso nayo umwanya mutoya. Imana itugiriye neza kandi Imana idufashe. Aburahamu gusinzira kwiwe, gusinzira kwa Aburahamu bimuzanira umuvumo ku bana biwe, ku buzukuru biwe bamuzanira umuvumo. Niho tuzi bagiye mu Egiputa kujya gukorera abanyamahanga, babana nabo babakorera uburetwa igihe kirekire. Imana itugire neza kandi Imana idufasha. Nshuti mukundwa, Imana ntabwo ishaka yuko usinzira, kuko hari ingaruka zitari nziza uzahurira nazo aho ngaho muri icyo kibaya, kandi hari urupfu rukomeye ruzarya abanzi b'Imana, kuko gusinzira ntabwo ari byiza. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Munyemerere mvuge mu bintu birindwi, wenda mvugeho ibintu bitatu. Imana nidufasha, ibindi nabyo nzabivuga ubutaha. Mvuge ibintu bitatu bisinzirije abantu. Ibintu bitatu bisinzirije abantu. Ibintu bitatu bisinzirije abantu. Abantu bakaba bahuze. Ikintu cya mbere gisinzirije abantu bakaba bahuze, ni ukutagirana ubusabane na se na data, kutagirana ubusabane n'umubyeyi, kutagirana ubusabane na sobuja, cyangwa se mu mvugo yumvikana kudasenga. Nimba waragabanije ibihe byo gusenga, niba waragabanije gusabana n'Imana, dore turi muri kino gihe cya korona, amateraniro ntabwo akiba, noneho habonetse impamvu ntabwo bikibaho. Abantu amateraniro ntayakibaho mu nsengero, ariko iyo si impamvu yo kugusinziriza, si n'impamvu yo gutuma udasenga Imana, kuko uwo gusenga nicyo gihe kiryoshye cyo gusabana na data. Nicyo gihe cyo gusabana n'Imana, nicyo gihe umwana cyo gusabana n'umubyeyi. Imana itugiriye neza cyane kandi Imana idufashe. Ikintu kikuranga, ikintu kiranga uwo muntu, ikintu cya mbere ni ukudasabana n'umubyeyi, cyangwa se ni ukudasenga. Iyo udasenga, umubano wawe n'umubyeyi usa nk'urangiye, nk'ucitse. Wamuririmbye ni wowe waririmbye ngo umuyoboro ungezaho amakuru. Muri iki gihe ufite akazi kenshi, uba urimo guhuza na so mu ijuru. Haleluya! Urimo guhuza na data, murimo kumvikana, akubwira nawe umubwira. Iyo uwo muyoboro wacitse rero, ibyo ngibyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu urimo gusinzira. Imana itugiriye neza kandi Imana idufashe. Imana itwiteho, kutagirana ubusabane na data. Iyo usomye muri Matayo ibice 4, ugasoma guhera ku murongo wa mbere, Bibiliya itwereka ukuntu Yesu yari yarubatse ubwo busabane. Wajyanwa n'umwuka wera mu butayu, ajya gusenga, arasenga. Satani araza kumutera, amuteye asanga ari maso, ngo Yesu aramutsinda. Ahamutegeye hose, pfukama undamye, koko biriya byose ndabiguha. Ati biranditswe ngo uraramye Uwiteka Imana yawe. Hindura uyu mutsima, hindura rino buye umutsima, kuko ushonje. Yesu ati umuntu natungwa n'umutsima gusa. Na ahantu na hamwe Yesu yigeze atsindwa, kuko yari afite ubusabane na se wo mu ijuru.
Yesu arashaka yuko mwene data mushiki wanjye ukomeza umuyoboro wo guhura na papa wawe. Yesu arashaka gukomeza umuyoboro wo guhurana gusabana nawe. N'ahandi ni mu buryo bwo gusenga. Umwanditsi Yakobo arandika mu bice 5 umurongo wa 15 ngo kandi gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo umuntu asenganye umwete. Imana itugiriye neza. Gusenga k'uyu mukiranutsi gusenya ibihome, gusenya ibihome nka bya n'ibikuta nka bya bindi byari imbere ya Zerubabeli. Kugusenga gusenya ibyo bihome. Uku gusenga Imana itugiriye neza. Gusenga gukuraho imisozi naho yabirumbaraye. Gusenga gukuraho ingabo z'Abamedi n'Abaperesi. Daniel mu gitabo cya Daniel. Gusenga Imana irashaka yuko hongera kugarura ibihe byo gusabana n'Imana. Si ngombwa ko ari mu rusengero kubera kino cyorezo ntabwo tukibyemerewe. Abenshi abatarafungurirwa isengero, abazifunguriwemo murabyemerewe ari gucyumweru, ariko naho ya minsi yo kusabana n'Imana, Imana irashaka ku munsi wawe n'ubusabana ufitanye n'Imana. Intwari zose nta ntwari n'imwe, haleluya, nta ntwari n'imwe itarubatse uyu muyoboro ukugezaho amakuru. Nta ntwari n'imwe, habe n'imwe, kugira ngo izi ntwari tubona mu Baheburayo igice cya 11 zose nuko zari zibitseho intwaro yitwa gusenga, gusabana n'Imana. Kudasabana n'Imana ni kimwe mu bimenyetso biranga umuntu wasinziriye. Ese wowe ni waba urimo gusinzira utakisabana naso, utagisabana n'Imana? Imana irashaka yuko wongera gusubizaho ubwo buryo bwawe bwo kugira ngo wongere gusenga. Kanguka, va mu bitotsi. Cya kabiri, kutamenya urwana nawe. Kutamenya urwana nawe. Shuro nyinshi ntabwo tujya tumenya ubo turwana nabo, ntabwo tumenya uwo turwana nawe, bikadutera gusinzira kuko utazi urwana nawe. Kuko utazi urwana nawe bikagutera gusinzira. Ariko wari ukwiriye kumenya amakuru. Za guverinema z'ibihugu amafaranga menshi agenda mu kumenya amakuru kugira ngo bamenye abanzi babo babatera, abanzi b'ibihugu. Bagatanga amafaranga, bagatanga ubushobozi, bakubaka uburyo bwinshi bw'itumanaho, bakubaka iki kugira ngo bamenye amakuru. Ntabwo turimo tumenya uwo turwana nawe. Bibiliya ivuga ngo iki ko turwana nawe? Uko bavuga mu Efeso 6:10, Bibiliya iratubwira ngo kuko tudakirana n'abafite inyama n'umubiri, ahubwo dukirana n'imyuka mibi n'abatware batwariye isi y'umwijima. Bibiliya ikatubwira ngo noneho mwambara intwaro z'uburyo bwose kugira ngo mutabasha kuneshwa, ahubwo mubashe gutsinda. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Haleluya. Kumenya urwana nawe, kumenya urwana nawe. Impamvu watsinzwe, impamvu usinzire ntabwo uzurwana nawe. Urwana nawe si inyama n'amaraso, kandi ngo si inyama n'amaraso. Urwana nawe arakomeye. Nta munyabwenge wo mu isi wamurwanya, nta mashuri yabasha kumurwanya, nta cyubahiro runaka, nta titire runaka yabasha kumurwanya. Oya nta mashuri yamurwanya uyu nguyu. Oya ibihugu bikomeye ntibyamurwanya ngo bimushobore. Oya, uyu nguyu umurwanya nubatse ubusabane na Data wo mu ijuru, bigatuma amera nkawe. Noneho yaza kumurwanya akabona atari we, ahubwo arwanyije Data wo mu ijuru. Pawulo aravuga ngo sijya uriho ahubwo ni Kristo turi muri jyewe. Iyo aje kukurwanya rero aje kukurwanya n'ubutware bwe n'imbaraga ziwe, abona Kristo yaramunesheje ku musaraba. Kristo yaramunesheje, ntabwo yamushobora, ahita atsindwa. Rero kumenya urwana nawe. Urabizi urwana nawe agutegera mu buryo bwinshi. Agutegera ku bana, wa mubyeyi we, akagutegera ku kazi kugira ngo abone ubugingo bwawe. Kumenya urwana nawe, menya urwana nawe, kandi ntabwo wamwirukanisha ikindi kintu na kimwe uretse ubusabane ufitanye naso, ni ubasha kwirukana uwo mudayimoni. Yesu
yabwiye abigishwa bari bamubajije ngo bari bagiye birukana dayimoni ananirwa kugenda, bari birukana dayimoni bananirwa kugenda. Arangije baraza baramubaza Yesu ahageze, kuko yari yarubatse ubwo mubano, ubwo busabane na data wo mu ijuru. Araza arategeka ati dayimoni muvemo. Baramubaza ati ese we kuki byemeye, kuki bikunze, twebwe twari byaranze? Yesu aravuga ngo nta kindi kirukana iyi dayimoni uretse gusenga. Bya bintu wataye inshuti yanjye, uretse gusenga no kwiriza ubusa, ibyo ngibyo nibyo byirukana dayimoni. Imana umwanya sabana nayo kugira ngo uneshe Satani. Ntabwo ushobora kuzanesha Satani. Azagutegera mu kazi, nakubura mu kazi azagutegera mu rugo, nakubura mu rugo azagutegera mu itorero, muri eglise, nakunanirwa azagutegera ahantu hose. Ntabwo uzamurwanya mu kindi, ni ubusabane uzaba ufitanye na papa buzatuma ubasha kumurwanya ukabasha gutsinda. Imana itugiriye neza kandi Imana idufasha. Yesu arashaka ko tubana amaso, Imana itugiriye neza. Soreze kuri iki cyanyuma, kindi kituma dutakaza tugasinzira, ni ijambo rimwe, kudatunga ijambo ry'Imana. Kudatunga ijambo ry'Imana naryise aho narimo nandika ngo ni kutagira umutsima, kutarya uwo mutsima, gutakaza iryo jambo, kutagira umutsima urimo kurya. Imana itugiriye neza kandi Imana idufasha. Gutakaza kutagira ijambo. Yesu muri ya magambo twasomye, twavuzeho mu bice bine, Yesu yatsindishije ibintu bibiri. Icyambere yatsindishije ijambo. Cya kabiri atsindisha gusenga kuko yari yasenze. Cya gatatu ni bitatu, atsindisha kwizera yamutumye. Imana itugiriye neza kandi Imana idufasha. Haleluya. Imana itwiteho kandi Imana idufasha. Shatse kuvuga ngo iki? Gutakaza ijambo, gutakaza ibihe byo gusenga bizatuma bikwinjiza mu bitotsi. Gutakaza ijambo, ugatakaza gusoma ijambo ry'Imana, ugatakaza ibyanditswe, ugatakaza gukunda guterana, ugatakaza bya bintu bigutuma bigukurura kugira ngo urusheho kuyegera, bizagukururira mu bitotsi bikomeye. Icyo ni kimwe mu biranga abantu barimo gusinzira. Imana itugire neza kandi Imana idufasha. Umwanditsi arandika, Dawidi muri Zaburi avuga ngo ijambo ryawe Mana naribikiye mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho ku manywa na nijoro. Iyo utaye ijambo, ibitotsi byakwinjiranye. Imana itugire neza kandi Imana idufasha. Ijambo ryawe Mana naribikiye mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho ku manywa na nijoro. Imana itugire neza. Zaburi y'119 umurongo wa 10, umurongo w'105 haravuga ngo ijambo ryawe Mana ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ngo ni umucyo umurikira inzira zanjye. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ntabwo wagira umucyo udafite ijambo, uzajya mu mwijima byanze bikunze. Niyo principe. Kutagira ijambo egare kujya mu mwijima, wicura burindi. Koko ijambo ngo niryo mucyo. Haleluya. Ijambo niryo mucyo, niryo ritumurikira iyi nzira. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Iyo utakaje ijambo egare bitotsi biragufashe, urasinziriye. Ntabwo uzabona icyo unesheje Satani. Iyaje iteka ryo ryose udafite ubwo busabane na Yesu, udafite iryo jambo ry'Imana, ntabwo ubona ibyo umusubiza. Handitswe ngo awari we wese yakuyobya, Satani yakuyobya, intumwa za Satani zakuyobya. Ariko nuba waranditse ijambo ryawe, waraririye ijambo ryawe ry'Imana rikomeye mu mutima wawe, ntabwo uzayoba, ahubwo uzakomera. Ijambo ryawe Mana ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Turimo turegereza ku musozo, ngo Yesu aragaruka bwa kabiri, asanga Petero, Yohana na Yakobo barasinziriye. Arababwira ati
ese ni munaniwe kubana nanjye maso umwanya mutoya? nimube maso, koko umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Mwumve, Yesu yarabonaga urugamba arimo kurwana, abandi bo ntibabyitayeho, ariko barisinziriye. Yesu uri maso, arimo arasenga. Imana itugire neza. Bene danjya babwira ngo uyu turwana nawe arakomeye, tuve mu mikino, tuve mu bitotsi, tuve mu ntege nke, tuve aho hantu. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Arangije aravuga ngo mube maso umwanya mutoya, musenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Ubutaha Imana nivyemera tuzaganira moshya arimo kugwamo abantu. Imana itwiteho. Ngo agarutse, ngo arongera aragenda, agiye asenga isengesho, avuga ngo data, nimba ubona yuko ari ngombwa ko iki gikombe kitagenda uretse nyinywereyeho, bye kuko shaka, kuko yarahawe imbaraga. Bibiliya iratubwira ngo yahawe imbaraga, ahabwa imbaraga keretse nyinywereyeho, bye kuba jewe uko shaka ahubwo yuko ushaka. Imana yamanuye support, bimanuye imbaraga, ahabwa imbaraga. Bibiliya iratubwira ngo iki? Agaruka mu budahangarwa, agaruka mu mbaraga. Tube maso dusenge kugira ngo tugire imbaraga zo kunesha. Tube maso dusenge kugira ngo tutagwa mu moshya. Tube maso, Imana itugire neza. Niho Yesu yahise ababwira ngo noneho mwisinzirire, koko namaze kubona imbaraga. Mu bihe byo gusenga Imana twakura imbaraga zo kunesha. Haleluya. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Ahakura imbaraga zo kunesha. Nibwo Yesu yabashije kunesha. Baraza baramufata, ngo amufate. Petero arwana urugamba rw'umubiri, rw'abanyamubiri bose. Bumva yuko bo ugukubisa urushyi abanyamubiri umusubiza urundi rushyi, ukuvuze umuvuge, ukurwanije umurwanye. Nibyo ngibyo by'abanyamubiri. Bibiliya rero itubwira ngo iki? Ngo Petero ahita afata inkota. Mwene abo rero baba bakigendana n'inkota, ahita aca ugutwi. Yesu umunyamwuka afata ugutwi agusubizaho wahawe imbaraga. Aramubwira ngo Petero we, ngo uru rugamba ntabwo ari urw'abanyamubiri, urugamba rw'umwuka ntabwo rurwanishwa umubiri. Petero abona yuko urugamba atari urwo ngurwo. Bafata Yesu. Bibiliya iratubwira ngo Yesu arenga, undi ahinguka. Niho yageze wa muntu utarasengaga, wa muntu watakaje ibintu bikomeye, wa muntu winjiwemo n'ibitotsi, wa muntu arangije ageze ahantu batangiye kubaza Yesu mu nkiko yaranyuzemo zigera kuri 3 mu ijoro rimwe. Ibyo bitabaho. Arangije ngo bahita babaza Petero ati ariko wowe uyu muntu ntabwo ntiwari uri kumwe nawe? Petero Bibiliya iratubwira ngo yamwihakanye inshuro zigera kuri 3. Aravuga ati reka da simuzi. Bwa mbere arihakana imbere y'umugaragu, arihakana imbere y'umuja, arihakana imbere y'umusirikare muto, arihakana avuga yuko atamuzi, arihakana. Imana itugiriye neza kandi Imana idufashe. Kubera nta kindi cyatumye Petero yihakana, ahubwo ari kuba umugabo wo kubwiriza no gufasha no kubwiriza abantu. Nta kindi cyatumye yihakana, ni ibitotsi. Imana itugire neza. Sinzi kigusinzirije, ariko wowe numvise rino jambo n'umutima wawe urakiza. Yesu arimo araguhamagara ngo kanguka, va mu bitotsi, mubane na Yesu umwanya mutoya. Imana ibaho umugisha, Imana ibagiriye neza. Bene data, nshuti zanjye, mureke tubane na Yesu maso umwanya mutoya. Naravuze ngo igihe kisigaranye sinyizi, jewe igihe sigaranye sinyizi, ariko sinshaka kuzongera guhugana gatoya. Ndashaka kuzabana na Yesu kuzageza igihe cyo gusaza, kuzageza igihe cyo kurangiza misiyo y'uwamamagaye, nangeye guhuga na gatoya. Yesu arimo arashaka ko tubana maso. Waba ubaye nawe uza ukinjira muri icyo tukagera ikirenge mu cy'abatubanjirije, tukabana na Yesu maso. Imana itugiriye neza kandi Imana idufashe. Reka dusenga Imana. Tugiye gusenga mu buryo bubiri: uko wagize ibyo utakaza, uko wasinziriye, ibyo wakoze by'umugayo, usaba Imana imbabazi ati Imana mbabarira. Kandi tugiye kongera gusenga Imana tuyibwira ngo Mana, runo rugendo twongeye gutangira uduha imbaraga zo kunesha kugira ngo turwane intambara y'ubutsinzi. N'ubwo buryo bubiri Imana itugiriye neza. Pfukamira imbere
imbere y'Imana, dusengana imbere Imana muri kano kanya. Imana ibaha umugisha. Uri Imana igira neza Mana, uri Imana y'urukundo rwinshi n'imbabazi zitagira akagero muri Yesu. Uri Imana itwingingira kubana nawe umwanya mutoya. Rega kubana nawe umwanya mutoya ni iby'igiciro, kubana nawe n'ubuzima koko bufite amahoro, bifite ubutunzi. Kubana nawe bitandukanye no kubana n'abakomeye bose bo mu isi. Turasenze Mana kubwira ijambo rimanutse, hari impamvu ryemeye ko rimanukira mu baryumvise. Reka Mana mu izina rya Yesu buri mwe uwari we wese, mushiki wacu cyangwa mwene data utsinzwe n'iri jambo, izina rya Yesu reka imbabazi zawe zimugaragareho, amaraso yawe mweza mutunganye, umukureho urubanza rwose, amaraso yawe mutunganye kandi abonere rwose. Wirengagiza iminsi yo kujijwa, wirengagiza ibyo yakoze mu bitotsi mu izina rya Yesu, kuko nta cyiza cyo mu bitotsi. Wirengagiza iyo minsi yo kujijwa, guhera uyu munsi wongera umwishimire. Turasenze Mana mu izina rya Yesu, mumanure imbaraga, manura imbaraga abantu bawe bumvise buno butumwa, manura imbaraga abantu itorero, manurira imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'umucyo w'ijambo ryawe, kugira ngo rwose tubashe kunesha, tubane maso nawe. Kandi Imana turasenze, tanga umugisha muri kino gihugu, irukana korona mu izina rya Yesu, irukana uyu mwijima w'icuraburindi utuma abantu badasenga, utuma abantu bambara agapfukamunwa. Si uko waremye umuntu Mana, mu izina rya Yesu turasenze, tanga umugisha, kandi umugisha nyamukuru ni uguhinduka rwose, tubaye icyaremwe gishya. Urakoze Mana ko kubyumvise, tubisenze twizeye mu izina rya Yesu abambwe. Amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibarebe neza. Amen.